ntega amatwi nkumenera ibanga ryatuma ukora T-Cross neza. Ubundi iri ni ibanga ryahoze ritazwi, nyuma nza kurimena aho nkoreye urubuga rw'umusongozi. Abakoze subscribe ku musongozi baje kumenyera ibanga. Urumva ko ubu ngubu ni ibanga rizwi na bake. Nyaboneka nawe nifuje ko wamenyera ibanga. Ubwo nibuze ko utigeze ureba T-Cross nakoze mu myaka yatambutse. Nari nkabije nta myaka maze kuri uru rubuga pe. Mazeho nk'umwaka umwe maybe nk'umwaka umwe. Ubwo ni mu mwaka, ariko umwaka ufite iminsi myinshi. Reka mbyite iminsi yatambutse, iminsi 330. Ni iminsi myinshi cyane. Mu minsi yatambutse nabakoreye isomo rya T-Cross rirenze rimwe, ngenda mbereka amabanga agiye atandukanye. Ikintu kimwe ngiye kukubwira uyu munsi cyangwa se ibanga ngiye kukumenera uyu munsi, niba wifuza gutunga perime, mwibuke ko dufite gahunda ya tunga perime. Muri ya gahunda ya tunga perime rero nkaba niyemeje kujya mbakubita video ya buri munsi. Ejo nabakubise updates z'ukuntu, ariko ndimo ndagenda mfasha n'abatangize hagati aho. Abantu murimo murabona zira video ziri gusohoka nanditse ama season tunga perime, nkashyiraho season niba ari ya mbere, episode ya mbere, gutyo ibyo bintu bizagenda bibafasha abantu barimo bariga gutwara imodoka, abantu bagitangira. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza abantu b'ikizami, kuko mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata kode zirahari, ibizami biri gukorwa. Nibuze ko nawe ufite kode yo mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, wahamagara kuri nimero yaba kuri screen yawe, nkaguha information, nkakubwira ukuntu ibintu biba biteye, nkagufasha kwiga ikizami, ukazajya mu kizami nawe umeze neza cyane. Uyu munsi ndashaka kugaruka ku isomo rya T-Cross again. Ndashaka kubamenera ibanga ku isomo rya T-Cross. Ese iyo bavuze ijambo guteraho iyo babivuze urabyumva ukabisobanukirwa fresh? Iryo jambo ndashaka ko turyigaho buri somo ryose, hagati y'amakona, parking, T-Cross, yewe na demarrage. Wenda twakuramo circulation gusa, ariko andi masomo yose asigaye uburyo wateyeho nibwo buryo bugena uburyo uri buze gukora isomo ryawe neza. Urugero, nk'imodoka ya demarrage iramutse iteyeho nabi, ngira ngo murabizi ko kuri demarrage ntago mukata, ntago ubusabwa gukata, nta namwe ukata, n'ukugenda ureba imbere. Wabona urimo uregera amakona ukayahungamo gake, wabona wayahunze ukayegeramo gake. Nuko nguko nyine ubu twara vara yawe, nta na hamwe bigusaba gukata. Urumva rero uramutse wateye nabi imodoka bishobora kuza kugusaba gukata, imibare ikaba myinshi mu mutwe. Mu by'ukuri ndahamya nashidikanya ko kuri demarrage habamo gukata. Nta munyeshuri wakora isomo rya demarrage ngaritsinde. Ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu kijyanye no guteraho, uburyo imodoka zacu ziba ziteyeho mu gihe dukora ibi bizambe. Ese wowe kuri T-Cross uteraho gute? Abantu mutarakora subscribe, reka mbabwire ngo mukore subscribe niba uri mushya kandi kuri iyi channel. Nanone nkubwire ngo welcome. Uwiteka akomeze kurinda no kukuremera amashimwe, niyo ndamukanyo yacu nk'abasongoze. Uwiteka kurinde kandi akuremera amashimwe, yorohereza umutima wawe, ibintu bikomeza kugendekera neza cyane aho muri mu nguni zitandukanye. Giye wumva mwijwi ndi umusongozi, ariko nanone umusongozi akaba iyi modoka ubona iteyeho hano kuri T-Cross. Reka twikomereze. Nukuvuga ngo murabona ko kuri T-Cross haba hashushanyije imirongo. Hari imirongo ibiri ku ruhande rw'amakona, ni imirongo igera muri 3 bashushanyaho. Ariko hari uburyo ugomba kwakitinga muri iyo mirongo, haba mu buryo bwo kwinjira muri T-Cross, yewe no mu buryo bwo gusohokamo. T-Cross bura ntaga abantu benshi nubwo babazi ngo gutsindwa no kugonga, ariko hari nandi makosa ushobora gukora kandi utagonze, ibyo bikagukura mu kizami. Ayo makuru yose rero musabwa kuba muyazi kugira ngo mujye mu kizami muzi neza ibintu mugiye gukora, shuti zanjye. Ariko Uwiteka barinza tuhundi. Mwige mutuje kandi mwige buri munsi mudasiba, nibwo muzatsinda. Bibabwira umunsi ko ubundi kwiga imodoka no guhozaho, nako n'ibinyabiziga byose muri rusange. Ikindi kandi burya ikintu mwibeshya, ntago muba mwiga imodoka, ahubwo muba mwiga gutwara muri rusange. We rero mu mutwe shyiramo kuri kwiga gutwara, aho gushyiramo cyane kuri kwiga imodoka. Iyo ushyize mu mutwe ko harimo imodoka, nyine imodoka ikubana nini mu mutwe, kuyikontrola bikakunanira. Ariko iyo ushyizemo ko mu mutwe harimo gutwara, urabibasha kandi bikagenda neza cyane. Sinzi niba inama zanjye muzumva nkuko mba nzibaha, ariko nagiye mbona ubutumwa bw'abavandimwe bamwe na bamwe bambwira ko bikundira mike yanjye kabisa. Genza jya mbakubita story ubundi mbigishirize for ku buntu. Ariko muri iyi minsi y'amasomo ni mu ndakaza ndayashyira kuri website, ubundi mbacoresha agaceri ka danje kwere. Reka tubanze tugaruke gatoya dutumikire United Driving School, ubundi tuze kugaruka mbere ku kuntu duteraho kuri T-Cross, cyangwa se dusobanukirwa neza imiterereho n'uburyo dushobora kwinjira ndetse no gusohoka muri T-Cross. Start. Ni United Driving School.
Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa. Kimwe mu bintu bikunze kubacanga kuri T-Cross nk'umwarimu uba kuri tera igihe kinini cyane, witabira ibizami byinshi bigiye bitandukanye, yewe wanabinyuzemo, abanyeshuri benshi bagira ikosa ryo gutera kuri T-Cross bakazamuka bareba muri retroviseur. Umunyeshuri akazamuka areba muri retroviseur, noneho yabona umwanya uri inyuma ari munini, we akagenda asatira ruhande ruba ruriho amakona yibwira ko wa mwanya ari kuwugabanya, kandi ahubwo buryo umwanya uba uri kwiyongera. Ugomba gusobanukirwa ese uriya mwanya ugabanuka ari uko amapine nyerekeje. Icyo kintu nacyo naguma mucyumva neza, narabibonye kuko hari n'umuntu usubira inyuma agiye kwinjira nko muri T-Cross, wenda T-Cross tubare iteye iburyo bwacu, akazaho kugira ngo akate iburyo agakata amapine ibumoso, kandi burya waba ujya imbere waba ujya inyuma, aho ukasa amapine y'imodoka niho imodoka yerekeza. Niba ukasa amapine iburyo bwawe, imodoka irajya iburyo bwawe, niba ukasa amapine ibumoso, imodoka irajya ibumoso. Ni gutyo bigenda. Icyo kintu niba utari ukizi nacyo ukihugure kabisa, ugishyire mu mutwe no mu mutima. Ni ukuvuga ngo menya rero neza ese uriya mwanya ndawugabanya gute. Uburyo bwiza cyangwa ibanga giye numva nakumenera kano kanya cyangwa inama nakugira, wajya ukazamuka ureba imbere. Uri kubona ko uyobora imodoka mu muhanda, ukavuga ati imodoka yanjye iri hagati na hagati mu gisate cy'umuhanda. T-Cross ku nibishushanyije biriya n'ibisate by'umuhanda baba bashushanyije, kuko ngira ngo mwaranabibonye umurongo urimo hagati muri T-Cross, umurongo urimo hagati uba ari umurongo ucagaguye. Uriya murongo ucagaguye rero uba ugomba kuwitwaraho cyangwa se kuwakitingisha nka kuriya umurongo ucagaguye mu muhanda wakitinga. Ibyo bintu narabisobanuye cyane uko imirongo icagaguye n'imirongo irombereje bikora. Ngira ngo amategeko y'umuhanda narayamanutse mw'iyi minsi, abantu batanazi ukuntu ikizami kiba giteye cya provisoire kuri mudasobwa. Mukore subscribe, ndaza kubibakoreraho. Ndashaka gufasha abanyarwanda muri ya gahunda ya tunga perime munyarwanda natangije. Buri munyarwanda wese akabona provisoire ndetse akabona perime, bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ikintu muba mugomba kwitondera ni iriya mirongo. Nanone niba uriya murongo uwubonye ukabona kucagaguye, menya ko nyine ari mu muhanda buri nubwo mpamvu bitekereza nko mu kibuga, ariko uriya uba ari umurongo wo mu muhanda, ntabwo aba ari umurongo wo mu kibuga. So that's what's up. Mu gihe rero winjira muri T-Cross n'igihe usohoka muri T-Cross, sobanukirwa ngo uriya murongo ndawukoresha gute cyangwa se ndawitwaraho gute. Ibyo bintu niba utabizi ukaba utabisobanukiwe, ntahandi wabisanga uretse ku Musongozi. Kora subscribe right now. Next time tuzahore mumbwira ko iyi homework mwayiboneye ibisubizo. You let it now.